usigafite n'abadayimoni baziba kuzengereje mwebwe mugende mufate umufunde kwiseta aje agende inzu ni yawe ntago ngiye ajya kubaka inzu yawe ntago nzajya kwivamo ngo ntware nayo mukomeze munyagirwe mukomeze muvigwe banje bavirwa numara kuba umushongi mwarajo bamwe nibwo muzibuka umva umenye ndakuyamurisha ko ugomba kudusubiza amafaranga yacu kadorere uhere n'iki gihe n'aya masaha itariki n'aya masegonda na amafaranga nanzu yawe tugishaka amafaranga yacu tukajya nukomeze kunkanira kuburusa busa mwampaye kuzira ry'imanje nagaba usega be urashaka kuba igikoko ntago ndi igikoko ndi umuntu hanyuma se ni ushaka kunya ariko mfite impungenge ziki watuje hakurura kene kunubwiye na wakugira jewe muri aka kanya wakugira jewe muri aka kanya ukuntu ugira ukontrola neza sibyo wakugira jewe wamenya neza ibindimo Sauda ni urukundo rwa kandi nagomba ku rukundo rwa cyangwa ngijambo ryiza ariko wisara wihubuka urumva man uzi umutima uzi cyari cyo reba kunuruje ntushaka kumvugisha ntushaka kuza mu nzu yanjye uzi umutima wanjye ukuntu numva umeze control kugira ngo numve ntuje rero ikontrole James kugira ngo numve ntuje umutima wanjye utuje nuko nzaba mfite Sauda maraberanye mfite Sauda nka sheri urumva ntewe ishema no kwitwa bofre wawe bikumva ngomba kuba bofre urumva sha nkuko inshuti yanjye noneho cyaduhuje n'ikintu gikomeye cyane warongoye sister wanjye ariko ndakubwiza ukuri yingetura ndaje nyereke urumva nta kintu wakora bura kuri iriya mbwa rega n'ubundi bura niho hava gasuzuguro ako kukiri kwikwa kuri sister wanjye ukuntu mugana uri bwa n'umubwa urumva ushike ukuntu ari mwiza iriya mbwa arabura umurizo ngo yuzuze ibyangombwa by'ububwa urumva sikuntu mushike wa yansuzugo hasa gusuzura buriya ngo karakabo kamuhaye byose mukagize gute ari buze kumbona ndi gute kubeshya ngo ateguye ubukwe oya bisobanuye ngo afite ubukwe yaragiye hamwe ngo invitation yarimo iyo invitation se afite ubukwe vubanga yamugisha cyane rwose oya no nizere ko atuje basimwe no nkumenemo ka wiskanga akawine biro fata akawine sha cyakoze ne bofre waje mwana Maze kuzana mabuno Yesu we Orenkite Umusaza wanjye arakumbuza kwicyuki cyane icyuki cyahere sabyure gute uteye sari ubu noneho uri kubona ubundi mwiza uri mwiza kandi ufite amaso kizanye kijyana muri bose tuzabyara islam muzabyara bose tuzabanza cyakora reka mubwize ukuri ushaka ko tuzabanza iki yigo umukobwa niwe mwiza oya kubera ko impamvu umukobwa arakura agufasha imirimo yo mu rugo akamenya ubwenge n'imyenda y'abana irahendutse witonde ho yanjye muzabanza umuhungu mutabanza umuhungu ntabwo nzaza kumureba oya ndabizi uzabyara uwo ushaka se reka mubwire rero ikintu kimwe undebe uko umuntu wari waracitse intege mu rukundo rwanyu ndabizi wandwanyaga nawe so erega numvaga ari ibintu bidashoboka reba musaza wawe musaza wawe ni umunyamahane cyane uzi nkore nariye uzi nkore nakubiswe reka kubwira mwa bantu shaka ndakomera sawa kubera musaza wanjye narakubiswe naragize gute naracuritswe mana yanjye we ni kanabitekereza mu baburanje akabaye ntekereza ko iyo baba bakiriho basi bakabyishimira ariko njyewe ndahari ku bwabo nzabyishimira
gusa nyine zamurwanishe kuko umusaza wawe ntabwo yoroshye sinzi gusa njye noneho ndabashyigikiye 100 ndacyabashyigikiye sineze kuba kumva inyuma ubuzima n'abaciye n'ubwishimo ntabwo bagomba kongera kubisubiramo no kubigera cyo tubireke pe nawe nyango urabizi ariko aho bigeze kumushyigikiye ndabizi ko ubu wamaze kubyakira pe turi inshuti ndagukunda n'ikintu cyatuma turi inshuti oya ubuzi suna gufata nk'ikiraro uramukazi oya ibyo ntabwo bihagije uze nakubwira ko uri mabo oya uri mabo pe ariko sorry wari kuboneka ndabona wese no wacu twese muri ntabwo genda mu gutwaza nanjye ukoreho nta kibazo sinakumbuye batinze ariko mbamundisha kandi arafushye dore sarakara kabizi nakwiye gukora ngero rwabize ukagenda sinongese muri kumwe ntabwo wabibona ibaze turi umuryango kundana muri kunseka oya reka turagukunda yanyakiriye maze noneho twari turi kuganira ntarumva nari mfite n'ubwo mubwiye yuko nyine yari rihari shusha ntabwo muze haragira oya ntabwo arazi ariko ari mu nzira ndabizi ko sinzi ukaza gusa reka njye kandera hafi nari ngiye ntabwo byawe oya nukuri sijya naje ni karibu ni karibu muraho amahoro urakomeye ni amahoro kabisa ndabona urimo uravuna urutima amakuru cyane urakomeye wowe ukomeje kuba igikumi gusa komera cyane amakuru se ni meza ni karibu amasomo arimo aragenda neza cyane banguke yego nkumbure umeze muteze amahoro iragenda yewe akandagakunda karamfasha arega wowe uri kubyina uvamo ndashaje dore imvi zandenze umeze muteze uretse bimwe by'abanyarwanda ngo ni amahoro ariko urumva nta mahoro kandi bari kumbuza ariko ndabona uruhanga ruyaga nta kintu oya aba yasize yanyitaho none se uyu ni hagati aho ntabwo nanjye maze gukura ndatekereza nk'umupanga mboneraho nyuma yo kukubwira mboneraho kugusaba nyabona kungireyo umukuru w'umuryango uganiriza byose hari yagiye atekereza ko ugamije kwigurira ko nguyu mugore wanjye icyo dushyize imbere ni ukubaka umuryango tukabyara tukororoka biranumvikana none se wakwihorera uri kurwanya urushako washatse uri gushaka mu ntabwo kandi ibyo uvuga bifite ishingiro birumvikana ahubwo se uwo musaza wawe urabona azashoboka umusaza wanjye uko shira bikubwiye uko bimeze pe ariko njye nawe ndaguhamiriza yuko turakundana byanyabyo pe ntabwo ari ibindi nta kindi kibihishe inyuma gusa we ntarabasha kubyumva ngo abyakire ariko nawe agomba kubyumva
urabyumva tukubaka umuryango ntabwo biriya byabaye ntabwo aribyo tugamije nta nubwo tubireba nko nyina sheri ariko ubushize mugeze mubona hariya ku kabari ko kwa Munanuka mbona ari umugabo utapfa kugira ibintu by'amatiriganya sinzi ukuntu ibyo bintu cyaba byaragiye biza bigeze aho ngaho rwose nubwo mbona ibyo Mugisha avuga numva ari ibintu bikomeye ariko njye numva umuntu amuganirije yabyakira azabyumva niyo mpamvu nagusabye cyane kuri n'umuntu mukuru ubyumva ko tukajya numva ibibazo byagiye biba mu miryango atari by'abana bagomba kugenderamo niba mwarakundanye nta n'impamvu yo kubangamira urukundo rwanyu ibyatambutse byaratambutse kandi twarabyakiriye nibaza rero njye mbifurije gutunga mugatunganira kandi icyo muzakenera ko nabakorera cyose nzagikora niba n'imbaraga zansaba zose nzazitanga kuko ubu uyu mwanya ntabwo gifite ibitekerezo nk'ibyahashize nanjye byari byabanje kunjyana kure nibaza ese twagiranye ibibazo gute kandi tujya kubashakamo ariko nagumye gushyira umutima impembero nsanga nta mpamvu yo kubangamira urukundo rwanyu data akiriho yantoje kurwanirira icyo ushaka yambereye umubyeyi mwiza ntoza kubana n'abantu ibi nabikoze mu rwego rwo kugira ngo ngarure icyubahiro cyahoze kuri uno musozi abantu bahahirana basabana ndabizi ko nk'uko wabivuze uri mu babanje kutabyumva nanone ndagushimira ndagushimira erega na kera kose nyemerera nubwo nk'umwana ntakwiye kuguta kuko bitabaye ibyo nakwishingira oya ibyo biragatsindwa n'Imana ntitukabyumve nyemerera rero ibyo ntaho biba kwinginze mubyeyi ibibaho utere intambwe nganiriza ariko buriya niwe data bo none se tugire abamunyemereye nuko nyine baramunyemereye nibwira amagambo menshi ariko ntabwo byakunda ndakwinginze njyewe James sinshobora kwemera Mugisha ko arongora mushiki wanjye ibyo gusaba irembo ndabyanze ndabyamaganye nakumvishe wakoze twicaye twaganiriye umuryango usohoka urakinguye rwose nandi ijambo ndenzaho urakoze nkurikije uranshimira ndagushimira nakoze iki nakoze imfura iyo zaganiriye byose birakorwa ahubwo icyo nari ndimo ntekereza natekerezaga ese wampa akanya tukagira icyo tuvuganaho gito nanone se kandi nta kibazo niba bishoboka wamfasha hagira icyo kubaza sinshaka gusazwa na Mugisha sibyo bwana Claude ndabyumva cyane umutwe wanjye ibitekerezo byanjye mbese buri kimwe kindimo ntikinyemerera ko ibyo gushingira mu muryango wacu mu ncamake ndagira ngo
ngira icyo mubwira niba nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye kandi nk'umuntu w'imfura ufite indangagaciro na kirazira ndagira ngo ngire icyo mubwira mu ncamake. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite aho kigana kandi mu buzima twicayemo iteka buhora buhindagurika, duhura n'ibitunezeza tugahura n'ibitubabaza kandi byose ariko bigenda bitwigisha mu buzima. Ntekereza rero iteka umuntu agiye agakomera ku bintu bimwe gusa yazasanga hari ahandi yagiye ataka. Niyo mpamvu uyu mwanya twebwe tureba ibyabaye rwose twarakomeretse bihagije ariko nyuma turivura kandi tubona ko ubuzima buhindutse. Abantu iyo bari kumwe barasangira bakabana, niba ari n'ikosa ritambutse rikaba abantu bakariganiraho ubuzima bugakomeza. Hagati aho rero twebwe nk'umuryango twicaye twabonye ko mu gihe abana bo umwana wacu Mugisha yateye intambwe akikundira umukobwa uwanyu, natwe byabanje kutujyana kure ariko nyuma tuza kubona atari wo murongo, ahubwo umurongo mwiza ari uko tureka abana bagakomeza urukundo rwabo, cyane ko habaye buri wese agiye akomeza ibyabaye. Iki gihugu ejo twaba turi ku kirago iki, twaba turi kucyerekeza he? Shyira mu gaciro nawe ushyiremo unyuramutima hanyuma wumve aho twaba turi kwerekeza abana bacu b'ejo hazaza. Njyewe ndumva rwose turi mu bantu bakabaye natwe tujya kure ariko twaciye bugufi dushyira agapira hasi turavuga ngo abana nibisanzure, niba bakundanye bakundane nyine. Numva rero rwose muvandimwe, urabona twe turi kubyina tuvamo, ejo bundi aba nibo baraza kuba batugwa mu ntege. Ese turabarera tubatoza inzangano cyangwa turabatoza kubaho ari abantu bakundanye bategura kubaka igihugu cy'ejo hazaza? Ubwo ngo twese turi abanyarwanda ushatse kunyumvisha iki? Ndashaka kukubwira ko abanyarwanda turi abavandimwe kandi tugomba kuzuzanya, tugomba kubaka igihugu twese dufatanyije, dufatiye umugozi umwe, tugasenyera umugozi umwe. Rero ndumva umwana aravuga ati ndambiwe kuba ingaramakirambi, nkeneye gushinga umugero nanjye nkibona ifoto nk'uko na data yayibonye. Niba ashimanye n'umukobwa wanyu mushiki wawe, ntekereza utabibangamira, kuko kubibangamira ntabwo aricyo kintu gikuru. Aho bahuriye ntituhazi, twabonye bagirana umubano, icyabahuje ni ya Mana iri mu ijuru yanabikoze kugira ngo natwe duhe ubwiyunge bw'ukuri. Ntekereza rero rwose sinzi, wenda wabisuzuma ukareba, ariko njyewe nkubwiye ngo unyujije inyurabwenge nakubwira ngo twebwe ntabwo tukiri muri izo nzangano kandi ibyo ntabwo ari wo murage. Ntabwo mbona ko waba ari wo murage. Turi abanyarwanda, turi abavandimwe. Yego. Uransezeye nibyo, ariko ndagusaba kubitekereza. Bye. Ndagusaba kubitekereza. Nta kibazo. Murindwi. Hanyuma se gahunda umpaye, kuko naje kandi naje mfite icyo nkugezaho kugira ngo nawe ugisuzume, nubona ntacyo bitwaye mbona igisubizo. Ntegereze igisubizo mu gihe kingana iki muvandimwe. Uzamamagare. Sawa, ndagushimiye. Imana guhumugisha pe. Imana guhumugisha nawe kandi ndagushimiye ukuntu wanyakiriye. Rwose pe nagize amakosa menshi, narakurwanyije, ntago byari bikwiriye, ariko
nukuri urakoze kuba umbabariye. Nanjye nari mfite umutima uboshye mpora nkwibaza mvuga sura muntu uhora uza kunesha umutwe buri munsi ese bizaherera he mba naryamaga nkumva ibitotsi byabuze. Oya sha nukuri reka nkubwire urakoze Imana iguha umugisha pe twarashitinganye cyane ariko ndagushimiye ko umbereye umwana mwiza. Nanjye rega nicaye ndatekereza nkaryama nkabura amahoro nkavuga ntago byari bikwiriye ko nakwinjira mu rukundo rwanyu ariko buriya icy'Imana yafatanyije ntawe agifatanura. Icy'Imana iba yarapanze iba yaragipanze. Ubwo rero nukuri Imana iguha umugisha pe. Ndagushimiye uko wanyakiriye. Ndagushimiye ko wemeye kubohoka mu mutima ukanambabaza. Ako hagati abona nizere ko mbabariye. Oya nukuri nta kibazo kandi nakubwiye nabi ntago ariko ane gukwakira wenda harubwo ndi gucisha make wenda ariko nanjye nakubwiye nabi ndakwirukana ndagutuka ariko nawe mbabarire pe nizere ko nta kibazo kandi ubushuti bwacu buzakomeze mba nzagutahira ubukwe nawe kandi uzantahira ubukwe sibyo nanjye mfite sheri uzantahira ubukwe rwose biri hafi sibyo rwose urakoze ndagushimiye uri umwana mwiza cyane urakoze Imana iguhe kandi yego tuzakomeza dukundane sibyo kandi ibintu bimeze neza yego niko hano wabaye mwiza burya cyagiye urabona guri rubi nyine nari mfite iminkanya ari kubera umujinya ariko ubu niko nabaye mwiza ako nabaye mwiza kubera umugeni ubugeni burampumura urasa neza yigope kandi bifurije urugo rwiza mwarwanya intambara nyinshi ariko Imana ishimwe ko muzivuyemo amahoro sibyo. ubu rero ugiye kuri inshuti yanjye no mu bukwe yego ugomba kujya kumerekeza twaye gushaka sare imyenda yo kwambara uzana nyambarira sibyo yigosha nukuri ko nyenza narabaye umugore wenda uzashaka narabaye umugore yigosha nta kibazo pe nzakwambarira nzabikumva icyo wumva ukeneye inkunga yose ukeneye n'amafaranga nakubana makeya mu bukwe uzambwire nta kibazo sibyo yigupe sibyo nagufasha byibuze basi kubw'ubushuti bwanjye nayo kubara ko twiyunze basi reka mbe nkuhaye nka 200 sibyo Yesu mwabyo ku mutima oya nukuri pe yigope nukuri bombere inshuti nziza rega nukuri pe kurikije ibintu nagukoreye ukihangana ukaba wemeye guca bugufu kambabarira nta shuti ikurenze sibyo uri inshuti nziza urukundo rwacu rwanyuze mu ntambara ariko ikintu namaze kubona ko ukuri kuratsinda igihe cyose ntabwo byari byoroshye shiri wawe yarakubiswe aratotezwa ariko uruka bwambaza kunshitinga ariko umuriro watse Imana irabikora turwana intambara kandi Imana irabikora baramukunda gashakira igihe narakubonye mwigaho nakundi umukobwa ni muamfitiye nakundi nyine ngaho merekeza sibyo merekeza basi tugende tuganira ndabizi neza ko bizaba byiza ikirori kikaba cyiza bikagenda neza. Ni karibu. Ni byiza. Meze ho. Kuri n'ibikapu se. Kumbekera ahubwo. Harimo udushinda ni. Abo kambwira ngo nje kubika se. Uri kumbeye. Akanzare. Sinubari meze neza. Sure. Ndagomba kubisobanura. Ariko imyenda yawe niyo unzaniye se? Imyenda yawe uzanye hano uje kuba hano? Suri mu bibi habaye ikize? Ese konze ko umusaza wanjye nta kintu yigize ambwira kuri imbuza
nawe ntabwo abizi. Mwese iwanyu habaye iki? Se ko mbona utishimye? Ibyacu ngira ngo urabizi ntacyo utazi. Ndabizi cyane. Bibaye ngombwa ko nza aha ngaha rero kubera ko umuntu umwe ntabwo uri gukunda umusaza wanjye ashaka kunkingira agapi ku ngufu. Namwumvishe rero ari kuri telefone ariko we ntabyo azi. Ndamucitse n'imibura yanze n'utwenda dukeya. Yahamagaye abantu bo kumfata ngo bamujyane ku ngufu bakingira agapi ku ngufu. Rero njyewe mfashe umwanzuro kugira ngo mbure urukundo rwanjye. Mfashe umwanzuro wo kuza nishyingire. Ntabwo ndi buve hano. Sigaye mbona ni kugira ngo kunyenera kuri ntabwo bishimishije. urumva ahubwo ibyo bintu bishimisha nawe ubwawe uri kubivuga ubabaye none njye biri bushimishe tuvugishije ukuri wowe ikintu ndi kwibaza gusa ari ntabwo byoroshye sakangirashe ngaho amakuru kare Tanya ameze ute Jonathan mwari muri aho ko waje umugore ntabwo warakisanga ngaho siko mbona tuje cyane ntutishimye tani cyagenze tububwe nawe Sauda uwo muhaye iki se cyatumye arakara kuri cyo bibi kapuze tani ugiye ahantu ngiye ni icyo adashimye cyabaye hano sa nyine arabisobanurira ahubwo reka mbibike cyane ibyo ndi gusobanurira Tanya umusaza wanjye yagomeje kugira ibintu nambara ndamwumvisha ariko bakuri